Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo bice 28 uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko umunsi w'Isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro habaho igisitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitara cicaraho ishusho yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda umushyitsi basa n'abapfuye ariko marayika abwira abo bagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze nimuze murebe aho umwami yararyamye nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azabarinze ku Galilaya iyo niho muzamubonera dore ndabibabwiye bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezeza byinshi birukanka bajya kubibwira abigishwa be muvuge ngo amena. Ariko Luka we yandika mu bice 24 by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 6 aravuga ngo ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye na bya bihumura neza batunganije babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu bakiguye mu kantu abagabo babiri bahagaraho bari bambaye imyenda irabagirana abagore baratinya bubika amaso nuko abo bagabo barababaza bati ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye ntari hano ahubwo yazutse. Yohana 20 haravuga ngo kuwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona Mariya Magadalena aza ku gituro asanga igitare gikuye ku gituro arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu akundaga arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro bombi birukira icyarimwe ariko uwo mwigishwa asiga Petero abari ubanza kugira ku gituro arunama arungurukamo abonamwe imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo maze Simoni Petero nawe azamukurikiye yinjira mu gituro abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira abibonye yizera ibyo wabwiwe na wa mugore kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Paulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere ibice 15 murongo wa 12 avuga ngo ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta uzuka niba nta uzuka na Kristo ntarakazuka. 14 kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza nibyo busa no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa ndetse natwe tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye niba apfuye uwitazuye niba bapfuye batazuka niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ntikugira umumaro ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubugingo Kristo ari wenyine twiringiye gusa tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ariko agiye gusoza aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Mwese muvuge ngo amena. Haleluya, haleluya. Turanezerewe cyane kubwo kubana namwe kuri Pasika
kandi ntangira kamfatiye umwanya kugira ngo ari mwe bene data b'inyarugenge, abanyetoro bose n'abandi bose batwumva muri uyu mwanya, dufatiye umwanya tubifurize Pasika nziza ya 2022. Kandi tunayishimire ko hari Pasika yabayeho ntitwaza mu rusengero. Mureke tuyishimire ko iyi Pasika turi mu rusengero. Eka nabashimire kuko nibwo nongeye kubona uyu mwanya ari ku cyumweru, nyuma yuko tugize iminsi mikuru yo gusengerwa, twakira ubutumwa bw'abantu batandukanye batubwira gushimira abakristo b'inyarugenge, cyane cyane kubw'urusengero rwiza mwubatse, natwe turabashimiye. Ariko mwakire nayo mashimwe y'abantu batandukanye babashimiye mu izina rya Kristo. Nongeye kubasabira ngo umuntu wese wagize icyo akora kuri iyi nyubako nukomeza kugikora, uwo nawe Yesu amuha umugisha. Uyu munsi ni umunsi mwiza wa Pasika, ariko cyane cyane tuvuga ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Tumaze icyumweru turi mu masengesho, turi mu nyigisho, turi mu bitaramo. Ntabwo wavuga Pasika ngo uvuge kuzuka wirengagize indi minsi ijyanye n'urugendo rwo gucungurwa kwacu. Ariko uyu munsi turavuga cyane ku kuzuka kwa Yesu, kandi uyu munsi icyo nshaka kuvuga bwa mbere ni uko kuzuka kwa Yesu ni impamvu ikomeye yo kunezerwa ku bizera. Yesu ashimwe. Kuzuka kwa Yesu niyo mpamvu ikomeye yo kunezerwa kwacu. Kuba uyu munsi tunezerewe, kuba uyu munsi turirimba, kuba uyu munsi turi mu nzu y'Imana, kuba uyu munsi turi hano, nuko Yesu Kristo yazutse. Ni impamvu ikomeye y'ubutumwa bwiza. Paulo abwira abakorinto, arababwira ngo hari abantu bavuga ko Yesu atazutse, kandi impamvu harabe bivuga nuko umunsi Yesu yazutse hatangijwe n'undi mushinga wo guhakana ko yazutse. Umunsi Yesu azuka hatangijwe n'undi mushinga wo guhakana ko Yesu yazutse. Ariko arababwira ngo aramutse atarazutse, ubutumwa tuvuga bwaho baye ikinyoma. Aramutse atarazutse, ibyiringiro byacu byaba ari iby'ubusa. Aramutse atarazutse, ntaho twaba duhagaze. Ariko aravuga ngo Imana ishimwe ko Yesu yazutse. Haleluya. Bene data torero ry'Imana, kuzuka kwa Yesu ni ibyiringiro by'abizera. Kuzuka kwa Yesu ni ibyiringiro ku bizera. Uyu munsi turanezerewe, ariko hari igitondo kimwe, hari iminsi 3 yabayeho igihe kimwe abantu bari bazi bya Yesu bari mu majune bababaye. Hari iminsi yabayeho abantu babanye nawe, abigishwa be, abagendanye nawe bafite ubwoba, bafite igishika, bafite ipfunwe, bafite isoni. Kandi iyo minsi yari ibanjirijwe n'umunsi wo ku cyumweru Yesu yinjiye i Yerusalemu, babona bamwakiranye ubwuzu, baririmba ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, bavuga ngo Hoziyana, baramusingiza, basasa imyambaro, bazana amashami y'ibiti. Ariko batungurwa n'uburyo mu minsi mike babandi bateye hejuru baravuga ngo uyu nguyu akwiye kubambwa. Aba bantu bamubona yinjiye i Yerusalemu, kuko bari bazanye bavanye yinjiye i Yerusalemu, babona uburyo yakiriwe. Ariko hashize iminsi 4 gusa babona ibitangiye kuba. Babona wa Yesu, iri jambo wa Yesu na Petero yarikoresheje amaze kuzura umwuka wera, ari mu giterane arabwira ngo wa Yesu mutamwitiranya n'abandi, kuko hari n'abandi ba Yesu bazi. Wa Yesu mwe mwishe mukamubamba, ntabwo yaheze mumva, yarazutse. Kandi amaze kuzuka yasubiye kwa Data, none yatwohereje umwuka wera, aravuga ngo niwe ukoze ibi ngibi mureba. Rero wa Yesu bagendanye, babanye, basangiye, wa Yesu babonye ko ari umwami,
wa Yesu abahamagaye, ndababwira impamvu ikomeye aba bagore bari bababaye, ndababwira impamvu ikomeye abigishwa bari bababaye, ndababwira impamvu ikomeye abantu baziranye na Yesu bumvaga ibintu byacitse kubera ko bari bakuwemo Yesu. Bari bafite umubabaro ujyanye n'ibikomeye babonye byakorewe umwami Yesu. Bari bafite agahinda kajyanye n'inkoni babonye Yesu yakubiswe. Bari bafite agahinda kajyanye no kubona Yesu ateshwa agaciro, akambikwa ikamba ry'amahwa, akamburwa ubusa. Bari bafite agaciro ko kubona umwami wabo bamushyize ku musaraba, bamubambye. Bari bafite agahinda ko kubona umwami wabo, umwami bagendanye, umwami wabakijije, wabagaburiye, umwami wabakuyeho imiruho. Bari bafite agahinda ko kubona umwami. Babona umugoroba umwe, babona bamumanitse ku giti baramubambye, kandi babona bamujyanye mu mva, babona bashyize abarinzi ngo abigishwa bagira ubwoba, bamwe bariruka. Ariko hano ndagaruka kuri uyu mugore, kuri uyu Mariya. Ngo Mariya ngo iryo joro ntiyasinzira. Yohana yavuze ngo bikiri mu ruturuturu butaracya neza, hakiri umwijima, ngafata ibihumura ngo agiye kongera kureba aho umwami ari, ngo amusige ibihumura. Hari impamvu nyinshi Mariya atasinziriye. Uyu Mariya yari yafashe urugendo rurerure. Uyu Mariya yari yagendanye na Yesu, yari amaze igihe bari kumwe, yari yagendanye nawe. Kwinjira i Yerusalemu yari ahari, no kujya ku musaraba yari ahari, ibyamukorewe byose yarabibonaga. Muri uwo mubabaro mwinshi rero ngo arazinduka kare, ngo ari kumwe na Mariya wundi, ngo arazinduka, ngo aragenda. Ngo bageze ku gituro, ngo bahageze basanga abagabo. Matayo we avuga uburyo byagenze. Yesu azuka aravuga ngo haje umushyitsi mwinshi, ngo maze marayika araza akuraho igitare. Ntabwo abagore babibonaga. Akuraho igitare, ngo amaze kuza, ngo babasirikare bari barinze yamva ya Yesu ngo bagira ubwoba, ngo bagwa hasi baba nk'abapfuye. Ngo maze ngo wa marayika araza, ngo asanga babagore, arababwira ngo mwebweho mwitinya, kuko nzi ko mushaka Yesu. Imana ishimwe. Buriya mu ijuru babasha kumenya abantu bari ahantu hamwe, bakamenya abashaka Yesu n'abarwanya Yesu. Babasha kumenya abantu bari ahantu hamwe, bari mu rusengero rumwe, bakamenya bari mu mugambi wo gushaka Yesu n'abari mu mugambi wo kurwanya Yesu. Ngo babona babasirikare, ngo bamubonye, ngo bagira ubwoba, baba nk'abapfuye. Ariko ngo arahindukira abwira babagore ngo mwebweho mwitinya, kuko nzi ko uwo mushaka. Yusomye muri Yohana ho ngo basanze ngo harimo abagabo babiri. Basanze harimo abagabo babiri, ngo batanya kubabwira ngo mwe gushakira umuzima mu bapfuye, kuko Yesu ntabwo ari hano yazutse. Imana ishimwe, Yesu yarazutse. Yesu ntabwo ari hano yazutse. Ngo bakibaza ibyo ngibyo, ngo bumva ngo ijwi rivugiye inyuma yaryo, ngo bagira ngo ni umurinzi, bagira ngo ni umurinzi w'agashyamba. Ngo arahindukira, ngo ashaka kumubwira ngo mbwira aho bamushyize kugira ngo musange. Ariko arababwira ngo agiye kumva, yumva uwo Yesu umurinzi w'agashyamba, yumva aramuhamagaye ngo Mariya. Amuhamagaye yumva iryo jwi n'impuhwe ryaryo, yumva rya jwi ryamuhamagaraga. Haleluya. Yesu izina ryawe aracyarizi.
kandi Yesu Kristo n'uyu munsi aracyahamagara. Imana ishimwe. Yesu Kristo n'uyu munsi wa none aracyahamagara, kubera ko izina ryawe ararizi. Aracyahamagara, aracyagenderera abantu, aracyamenya abantu bafite agahinda ke, aracyabasanga aho bari, aracyasanga abantu bari mu majune, aracyasanga abantu bashomerewe, aracyasanga abantu bagowe. Yesu Kristo n'uyu munsi wa none aracyahamagara. Imana ishimwe cyane. Umunsi w'ejo twagize imibatizo ahantu hatandukanye muri paruwasi ya Gasave, habatijwe abantu 650. Yesu Kristo aracyahamagara. Haleluya. I Remera habatijwe barenga 500. Yesu Kristo aracyahamagara. Impamvu kandi turi hano nuko natwe Yesu Kristo yaduhamagaye. Paulo yandikira abakorinto muri bya bice 15 yarababwiye ngo uyu Yesu Kristo yarazutse, amaze kuzuka yiyeretse intumwa, ati ntabwo ari abo gusa, ngo yiyeretse n'abandi barenga 500. aravuga ngo kandi nanjye yaje kunyiyereka nyuma. Paulo yagira ngo hari n'ubagarukiyeho. Yesu ashimwe ko natwe nyuma yatwiyeretse. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe ko nawe yakwiyeretse. Yesu ashimwe ko n'uyu munsi wa none nyuma yo kuzuka kwe akiyereka abantu. Imana ishimwe. N'uyu munsi wa none nyuma yo kuzuka Yesu arakiyereka abantu. Kuzuka kwa Yesu ni impamvu ikomeye yo kunezerwa kubizera, kuko ni ipfundo ry'ubutumwa bwiza. Iyo atazuka ibyo tuvuga byose byaba ari ubusa. Iyo atazuka twari gukorwa n'isoni. Iyo atazuka byari kuba ari ikimwaro. Ariko Imana ishimwe, Yesu ntabwo yaheze mu gituro. Yesu yarazutse, ni muzima. Icya kabiri, kuzuka kwa Yesu ni ikimenyetso gikomeye cyo gutsindwa kwa Satani, kandi ni intsinzi ya Kristo n'abamwizera bose. Kuzuka kwa Yesu ni ikimenyetso gikomeye cyo gutsindwa kwa Satani, kuko Yesu azutse yararangije intambara yose. Umunsi wa gatandatu ni umunsi tutabona Yesu kubera ko yarari mu gituro, ariko uwo munsi nubwo atagaragaraga Yesu yarakoraga. Yesu yarakoraga, kandi icyo yakoraga nuko hari ijambo bita mu Gifaransa désactiver. Bango nuko ibintu byakoraga ubyambura ububasha bwo gukora. Yesu rero mu gihe batamubonaga, mu gihe abari hejuru bagira ngo ibyo byarangiye, ntabwo Yesu ibyo byari birangiye, ahubwo nuko yarari kwica ibyatwicaga byose. Imana ishimwe ko mu gihe Yesu atagaragaraga ku isi, aho yarari gutesha agaciro ibyaduteshaga agaciro byose. Na niyo mpamvu kuzuka kwe ni ugutsindwa kwa Satani. Guhera icyo gihe Satani nta butwara afite ku bantu b'Imana. Guhera icyo gihe nta butwara afite ku itorero. Guhera icyo gihe nta butware afite ku bizera Yesu. Kuzuka kwa Yesu ni ugutsinda kwa Kristo, ni ugutsinda ku itorero. Imana ishimwe cyane. Na niyo mpamvu uyu munsi turirimba tukavuga ngo Satani yaratsinzwe, turabihamya. Tukabwira abamukorera ngo bararushywa n'ubusa. Imana ishimwe cyane. Kandi kuzuka kwa Yesu cyo ni icya gatatu, ni ugusubizwa agaciro, ni ugusubizwa ubwiza n'icyubahiro. Ni ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo akuye umwana w'umuntu aho yari yarashyizwe n'icyaha mu gihe cya Adamu na Eva. Kuzuka kwa Kristo ni ikimenyetso gikomeye k'Imana yongeye kwigarurira umuntu, yongeye kumusubiza agaciro. Ni ikimenyetso gikomeye k'umuntu yongeye gusubizwa ubwiza bw'Imana, kuko mu bwo gupfa kwa Kristo no kuzuka kwe twambaye undi mwambaro mushya. Igihe yambaraga ubusa yarari kutwambika ubwiza bwe. Imana ishimwe cyane. Kandi ubu bwiza umuntu yari yabutakaje ubwo yakoraga icyaha, ngo yirebye abona yambaye ubusa, abona nta bwiza gifite, ajya guhunga amaso y'Imana. Ariko kuzuka kwa Yesu Kristo ngo yazamutse hejuru kugira ngo yongere yunge umuntu na Data, yongere aduhuze, yongere adusubize ubwiza, adusubize agaciro. Niyo mpamvu iyo Data turebeye muri Kristo Yesu abona turi beza. Haleluya. Kuzuka kwa Yesu byongeye biduha agaciro. Ubwo yamburwaga ubusa, ubwo abantu babonaga yataye agaciro,
ubwo babonaga amaso ye yononekaye, yari yafashe ubwiza bwarabutanga kugira ngo abari baratakaje ubwiza, kugira ngo abari barahunze amaso y'Imana kubwo gukorwa n'isoni bongere bagira agaciro. Uyu munsi wa none kuba turirimba n'ubwiza Yesu yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Na niyo mpamvu uyu munsi dufite irindi zina, ubu turi abana b'Imana. Na niyo mpamvu uyu munsi dufite ikindi cyumba mu ijuru, kuko twahindutse abaragwa b'ijuru. Na niyo mpamvu uyu munsi dufite umugabane, kandi umugabane twahawe na Yesu ntabwo twawamburwa, kubera ko uyu nguyu yaduhaye kuzagabana n'abera, yaduhaye natwe kubarwa mu bana b'Imana. Kuzuka kwa Yesu kwadukinguriye ikindi cyumba, natwe twinjiramo tukagira ubwiza, tukagira agaciro, tugasa n'Imana, tugasabana nayo. Kuzuka kwa Yesu kwatubereye umuyoboro utuma tuvugana na Data. Imana ishimwe cyane. Kuzuka kwa Yesu ni igihamya ko natwe tuzabaho iteka ryose. Kuba Yesu yarazutse, ibyo bihamya ko natwe tuzabaho iteka ryose. Pawulo yandikira Abaroma 8:11 yaravuze ngo niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe. Haleluya. Niba umwuka wiyazuye Yesu, uwo mwuka ari muri mwebwe, ngiyazuye Yesu izatuzura natwe. Kuzuka kwa Yesu rero ni igihamya cyuko natwe tuzabaho iteka ryose. Kandi icya gatandatu nuko kuzuka kwa Yesu bitwemeza ko Yesu azagaruka. Yandika Yohana mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere aravuga ngo umurongo wa 4 yabango ngiye Yohana, ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana ariho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu, abyesha amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ariyo na Se, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone aravuga ngo nimuvuge ngo amena. Aravuga ngo dore araza vuba. Kuba Yesu yarazutse ni ikimenyetso kinatwemeza kazagaruka. Uyu munsi turi kwizihiza ko Yesu yazutse, ariko uwazutse yagiye mu ijuru. Amaze kujya mu ijuru agenda agiye gutegura aho itorero rizaba, aho abamwizeye bazaba, kuko yasize avuze ngo nzagaruka mbajyane. Na niyo mpamvu ubwo twizihiza ko yazutse bikwiye kudutera umwete wo gutegereza ko Yesu Kristo azagaruka. Kandi ubwo yagiye, ubwo yazutse akazamurwa, natwe abamwizeye natwe tuzabana nawe iteka ryose. Kuzuka kwa Yesu ni impamvu ikomeye yo gutegereza kugaruka kwe. Ndashaka gusoza mbabwira ko kuzuka kwa Yesu ari impamvu yo gukomeza gukorera Imana. Yaba Yesu atarazutse, gukorera Imana byaba ari impfabusa. Ariko Pawulo yandikira Abakorinto aravuga ngo kubera iyo mpamvu, aravuga ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'Umwami. Ngo kubera iki? Ngo kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku Mwami. Bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega.
kandi murushaho gukora imirimo y'umwami, kuko muzi neza yuko umuhati wanyu si ubusa ku mwami. Kuba Yesu yarazutse ni impamvu ikomeye ikwiye gutuma itorero dukomeza kwama umurimo w'Imana, tukavuga ubutumwa bwiza. Ni impamvu ikomeye abaririmbyi bakwiye gukomeza kuririmba, abanyamasengesho bavuga butumwa, abakora imirimo yose iva muri Kristo Yesu. Dukwiye gukomeza gukorera Imana, kuko tuzi neza yuko umuhati wacu si ubusa ku mwami. Muri iyo mirimo dukwiye gukora, dukwiye kugira ishyaka n'umwete ryo kwamamaza ko Yesu Kristo yazutse. Somye mu byakozwe n'intumwa urasanga ngo intumwa ngo bagize ishyaka ngo zo kubwira abantu ko Yesu yazutse, kandi impamvu nuko hari abantu benshi batari bake icyo gihe n'uyu munsi barahari batemera kuzuka kwa Yesu. Dukwiye kugira ishyaka n'umwete rero ryo guhamya ko Yesu Kristo yazutse, tukabibwira abantu, tukabibwira abo tuzi, abo duhuye, tukabivuga, tukabwira abantu ngo Yesu yarazutse. Kandi kuba yarazutse bivuze ko ari muzima. Kuba ari muzima bivuze ko akora. Kuba ari muzima bivuze ko agenda, bivuze ko ahindura abantu, bivuze ko ahindura ibintu. Yohana hano agiye gusoza ku murongo wa 17 avuga uburyo Yesu yamwiyeretse. Avuga uburyo yamwiyeretse aha yari ari ku kirwa Patimo. Umurongo wa 12 bavuga nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, ngo mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, n'ibirenge bye bisa n'umurenga utunganijwe n'umuriro mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke hava mu inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Aravuga ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye. Anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo. Haleluya. Bene data mukomere, iteka ryose ntimunyeganyege, murushaho gukora imirimo y'umwami, kuko uyu Yesu Kristo yarazutse, ni muzima kandi niwe ufite imfunguzo. Uyu niwe ukingura ntihagire ukinga, uyu niwe uvuga bikaba, niwe utegeka bigakomera. Niyo mpamvu itorero kubwo kuzuka kwa Yesu bikwiye kuduhereza imbaraga zo kumukorera, kubera ko nubwo yazutse ariko mu kuzuka kwe natwe turimo. Mu kuzuka kwa Yesu nawe urimo, kubera kazamutse mu bayacunguye imbere ya Data, yazamuye n'izina ryawe. Na niyo mpamvu nawe uyu munsi wa none uri hano imbere y'Imana mu rusengero. Uyu munsi ni umunsi wo kunezerwa ko Yesu yazutse, ariko ni n'umunsi wo gufata inshingano. Ni umunsi wo gufata inshingano, kuko Yesu yadusigiye umurimo, yadusigiye inshingano. Impamvu yapfuye kwari ukugira ngo acungure umuntu. Impamvu yapfuye kwari kugira ngo yongere amwunge na Data. Impamvu yapfuye kwari kugira ngo yongere amusubize ubwiza. Ariko uyu munsi haracyari abantu bagoreye mu byaha, haracyari abantu bakiri kure y'Imana. Abo bantu rero Yesu araguhamagara kugira ngo ubabwire umurimo Kristo yakoze, umurimo yakoze ku musaraba, umurimo wo kutwunga na Data, umurimo wo kuruhura abarushe, umurimo wo gukiza indwara, umurimo wo gukiza akaga, wo gukiza isi. Na niyo mpamvu uyu munsi ubwo tunezerwa, binatubera umunsi nk'abitorero wo gufata inshingano kugira ngo twakire neza umurimo Kristo yaduhaye, kubera ko icyo yapfiriye
kwari ukugira ngo aturonke, kandi impamvu yaturonse kwari ukugira ngo nawe utere intambwe ubibwira abandi. Na niyo mpamvu ngo amaze kwiyereka aba bagore yarabwiye ngo nimugende. Amaze kubiyereka, umva, umuntu wese Yesu yeretse akamenya ko yazutse, icyo amubwira aramubwira ngo jya kubwira abandi, jya kubwira abandi. Torero ry'Imana, hari abandi benshi bakeneye kumenya ko Yesu yazutse. Ngo amaze kubiyereka yarabwiye ngo mugende kubwira abandi. Uyu munsi ubwo twizihiza kuzuka kwa Yesu, ndahamagaye iri torero mbabwira ngo torero nimuhaguruke maze tugende, tujye kubwira abandi, tujye kwa ko Yesu yazutse. Tubabwire ngo umurengezi wanyu arahari, tubwire ababuze ibyiringiro ngo utanga ibyiringiro arahari, tubwire abantu batazi uko ejo bizagenda, tubabwire ngo nyiribira arahari, ufite ibyeje arahari. Tubwire abantu barushye bagowe, tubabwire ngo hari umwe watangaje aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Torero ry'Imana, uyu munsi nukunezerwa, ariko nukongera kumva ijwi rya Yesu, ijwi ryabwiye Mariya, ryabwiye ba Petero, ryabwiye ngo noneho ubwo mumenye ko yazutse nimugende mujye kubwira abandi. Uyu munsi nawe ndakubwira ngo genda ujye kubwira abandi. Mbese hari umuntu wumva wajya kubwira? Hari umuntu wumva wajya kubwira? Hari umuntu wumva wajya kubwira ukamubwira ngo ariko rero ndabizi uragowe, ariko hari wapfuye yishyiraho ingorane zawe. Hari umuntu wajya kubwira kumenya ko Yesu yazutse ntabwo ari inkuru y'umunezero gusa, ahubwo ni n'inkuru itubwira ngo hari abandi, hari abandi. Niyo mpamvu mugende mubwire bene data, mugende mubabwire. Uyu munsi ndaguhamagarira nkubwira ngo winezerwa gusa, wiririmba gusa, wivuga ngo Imana ishimwe Yesu yarazutse, ahubwo umva ijwi rikubwira ngo ubwo wabimenye ko yazutse nawe jya kubwira abandi. Muhaguruke dusenga Imana. Ubwo wabimenye ko Yesu yazutse nawe haguruka ujye kubwira abandi, kuko niwe byiringiro by'ejo hazaza. Kandi hari abantu babuze ibyiringiro, ariko Yesu nukubaho kwa none n'ejo hazaza. Mugeshe udusenge, gusenga kwacu tugiye gusengera itorero, tugiye gusengera abizera kugira ngo bahaguruke bajye kubwira abandi. Tugiye gusengera abizera kugira ngo bahaguruke bajye kubwira abandi. Reba ahantu utuye baracyahari, reba mu mudugudu wawe baracyahari, reba abo mukorana baracyahari, ariko Yesu amaze gutangaza kuzuka kwe aravuga ngo nawe jya kubwira abandi. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Oh haleluya, tugiye gusenga. Umva ijwi rikubwira ngo nawe jya kubwira abandi. Winezerwa gusa ko Yesu yazutse. Yesu yarazutse, ariko arakubwira ngo nawe haguruka jya kubwira abandi. Turasengera abantu bari mu murimo w'Imana bacitse intege batagikora umurimo w'Imana, tubabwira ngo nimugire umwete wo gukora umurimo w'Imana, kuko umuhati wo kwikorera si ubusa ku mwami. Mureke dusenga Imana. Yesu Kristo, Yesu turagushimiye, tugushimiye ko wazutse. Kuzuka kwacu Yesu ni ibyiringiro byo kubaho, ni ibyiringiro by'ubuzima, ni ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko kuzuka kwawe niko kuzuka kwacu, niko kubaho kwacu, niko kubaho kwitorero. Yesu shimwe ko wazutse. Haleluya. Kandi mu kuzuka kwawe harimo imbaraga zibeshaho. Na niyo mpamvu uyu mwanya uhamagaye itorero, uribwira ngo torero nimujye kubwira abarushye, abaremerewe, abananiwe mu rugendo, mujye kubabwira ko Yesu kiza arahari, ni muzima, arakora kandi yarazutse. Yesu shimwe, Yesu shimwe. Kandi uyu munsi ubwo twizihiza ko wazutse, wongera uduha ibyiringiro kuzagaruka uje gutwara itorero, maze ibyo bidutere kwitegura, ibyo bidutere kwiboneza, ibyo bigutere mwami Yesu kurindira ko Yesu uzagaruka uje gutwara itorero. Data uhimbazwe, Data turagushimiye, Data tugukomeye amashyi, tuguhimbariza ko ari wowe, niwe wabikoze, niwe wabikoze. Ukwiriye icyubahiro, ukwiriye gushimwa iteka ryose. Haleluya. Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe.